ayo mazina 25 yashyizwe ku rutonde rw'abantu bari gukora ibikorwa by'iterabwoba. Ni nk'ibyihebe. Harimo n'amazina koko dusanzwe tuzi n'uri kuvuga Omega ni nimero 2. Hariho hano rwose. Ntariho se ntago yaburaho. Umva igitangaje rero cyane acanze abantu. Ariko nyiragira ngo ibintu tuze kubiganiramo neza. Tubigendemo neza kuko ndashaka kubitaturaho neza. Yafashe urwo rutonde ruri aho ngaho. Arangije asangaho ba Rudasingwa Theogene bakoranye n'iyi guverinoma iriho mu Rwanda. Asangaho bakayumba Nyamwasa bakoranye n'iyi guverinoma iriho mu Rwanda. N'abandi bakoranye n'iyi guverinoma. Ariko anasangaho abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu magambo make. Yarebye rwa rutonde we ngo arusangaho abahutu n'abatutsi. Uri kubyumva ikintu cyabakubise ngo yarusanzeho abahutu n'abatutsi. Ahita ko sasa aravuga ngo none nimba uru rutonde rw'abantu bagizwe ibyihebe na leta y'u Rwanda ruriho abahutu n'abatutsi abakoranye n'inkotanyi n'abakoze jenoside mukaba mwisanze ku ruhande rumwe cyangwa ku rupapuro rumwe mwese mushakwa na leta y'u Rwanda, none mwebwe ngo aho bari mu mahanga bo nta kindi bashyira imbere n'amoko, ngo abatutsi ntitwakorana nabo, abatutsi nabo ngo abahutu ntitwakorana nabo kuko ngo izo opposition ngo zirimo opposition y'abatutsi ngo na opposition y'abahutu. Ngo bakubwira ko Kayumba ya joininze FDR. Ngo ariko bono no hagati yabo rero muri opposition ntabwo babyumvikanaho, ntabwo babyumva kimwe. Ubu ngubu uwidegembyaga wese uko ashaka, wumve ngo ubu ngubu izina rye rigiye kujya muri system ya Interpol, ashobora kuviyo yarari yagera ku kibuga cy'indege yavuga amazina bareba muri system bagahita basangamo izina rye. Uri kubyumva? Ibi ngibi bya money transaction harimo ukuntu bashobora kuba ari abantu bohereza amafaranga cyangwa se uziko hari ukuntu bigenzurwa. Ibi bintu byose gutya we wabyemera utabyemera baba babaciye amababa. Kuriya buriya barabarangije barabahemukiye none ntibaza ngo babyivugira ibyo babakoreye. Ariko kubona byonyine izina ryawe kuba wicaye uziko riri muri systeme za Interpol, nuva hano ukagwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ukorera muri systeme gutya gusa bakarebamo, ntabwo uri burenga aho ngaho. Guhindura imyirondoro, ibyo byo guhindura imyirondoro byihorere. Ariko we no erega wagiye usoma ibice bafite amazina n'abagiye bageza ku mazina 5 bagenda bahindaguranya kandi bibuke hariho n'izina ryaho yavukiye na adresse zaho ari nonaha aho abarizwa, byose amakuru y'ubutasi arahari kuko mu kujya gukora urwo rutonde yashingiye no ku makuru y'ubutasi. Uri kubyumva? Ubutasi bwakoze akazi. Ni ibintu biriho bakakubwira ati we runaka uri hano, nawe runaka uri hano, nawe runaka uri hano. Kandi wibuke iyo bashyize kuri uru rutonde ko bari kugushaka ukaba uri kubarizwa mu gihugu runaka bavuze, icyo gihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi nacyo kiba gitonzwe urutoki. Uri kubyumva? Ndayishimiye w'u Burundi kavuga ati ngiye umuntu wese uzaza ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ngenza uzamufasha utifashije nawe. Dore umuntu ushaka gufasha abantu bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ni Son Excellence Evariste Ndayishimiye, wakubiswe na AFCM 23 zitagera no ku 3,400 none se guturuka Goma bamanura bakaritasi babakubita paka kavimvira babinjiza iwabo. Uwo ngo niwe n'abandi muraje mubabone Samu. Oya ntanzire zongera kubaho mu Rwanda. Wumvishe ambasaderi atarabwiye Konga yarababuriye mubazanye waretse n'iki shaka Olivier Nduhungire yahagamye abakongomani. Ejo noneho bari basohoye igitangazo ngo President Paul Kagame ngo yamuhagaritse ngo hari ibintu ngo yakoze nabi ngo hari ibintu ari kubazwa. Noneho Patrick Muyamenya ari wabikoze kuko niwe wa mbere uhangayikishijwe na Olivier Nduhungire, yaramuhagamye burundu. Nubwo ibitangazamakuru byose byo mu Rwanda byakwicecekera, nubwo abantu bose bavuga bakwicecekera, Olivier Nduhungire wenyine agapostinga kuri X, Kongo yose umutingito uhita tsunami nihitiza muri Kongo yose. Noneho bo no kwandika Nduhungire he ntabyo bazi ndahunguruye. Uri kubyumva? No muri yo editing bakorera iryo tangazo bagiye gushyira hanze kwandika Nduhungire he wapi. Donc yarabahagamye ku buryo ababereye virusi no mu bwongo no kureba byibura ku rupapuro ngo barebe uko babyandika, banabyandika bari kubikopera ntibabishobora kuko yarabahabisha. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.
inzozi zibaye impamo. Miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda. Miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Yesirikare ko ibihe byawe bimeze neza cyane, wowe aho uri hose udukurikira ibiganiro byacu tukugezaho n'urugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media naho wadusangayo. Ubundi narakubwiye ngo ahonyene niho uzajya ukura update cyangwa se uzajya ukura amakuru yizewe neza ajyanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ubutabera, cyane cyane twibanda mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba n'ahandi hose turahagera. Ariko ubu uyu munsi reka twiganira aho ngaho. Ngarutse ndi kumwe na mugenzi wanjye Sympathique yandemye, nari ngiye kuvuga ngo hari haciye iminsi ariko da nubundi tubanye nk'abarokore ngo abarokore nibo bagiye kuva mu rusenge baravuga ngo ku mutima tuba turi kumwe, yego, ariko ku mubiri ku mubiri nyine hari ukuntu abantu bataba bari kumwe kubw'impamvu ziba zigiye zitandukanye kandi nta nicyo bitwa. Impamvu zigiye zitandukanye, nanjye nkubutse hariya hakurya mu majyaruguru muri Nord Kivu, nagiye Goma ndanaharenga, nazanye ibintu byinshi cyane tuganira. Ariko nawe ufite amakuru menshi cyane. Ndi kuza nabonye mba nabibonye muri breaking nkabibona nkabikurikirana cyane, ariko n'intashyo zawe hariya abantu bo muri AFC M23 barambwiye ngo nzagusuhuze, ngo baragukurikira cyane. Nanjye ndabishiye di mukomeze mugubwe neza, ngo baba bari ibiganiro byawe kandi courage. Okay. Nuko ngaye ngukorere Sempa umeze neza cyane. Yes, meze neza cyane, nta kibazo na kimwe. Icyo nari maranye iminsi ndi kubona biri kugenda byoroha kubera Imana. Ntuzi ikibazo nari maranye iminsi cy'amaso. Bimeze nabi ariko ubu biri kuza. Bigende neza kuko tugomba kubwira abantu ibintu bihari byiza cyane. Yego. Sempa duhita twinjira mu kiganiro nyirizina cy'uyu munsi. Turaza kwinjirira kuri ku bihano. Kwinjira ku bihano, leta y'u Rwanda yafashe ibihano. Ngira ngo abantu 25 bafata ibihano na guverinoma y'u Rwanda kubera iterabwoba. Abantu 25 bafatiye ibihano na leta y'u Rwanda kubera iterabwoba ryabo cyangwa se kwifatanya n'abakora iterabwoba ku Rwanda. Ariko buriya u Rwanda si rwo rugira amazina menshi yafatiwe ibihano. Ubundi barakubwira ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya mbere, u Rwanda, Ubushinwa, sinibuka ni kimwe mu bihugu bya mbere bifite amazina menshi muri Interpol. Ubwo nari mbikomojeho mpereye ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva ko u Rwanda nyine ntirwabura no kugira amazina y'abantu benshi bafite icyo babazwa bitewe n'iki kibazo cyangwa se n'iki cyago cya jenoside. Hari umuntu wigeze vuga rero ngo buriya ikintu bita jenoside yakorewe Abatutsi wayipfobya waba warayigizemo uruhare imyaka n'imyaka bigashira. Niyo mpamvu ubona ni ikintu utahunga. Mu magambo make, kidasaza. Icyaha cya jenoside ni icyaha kidasaza. Mu magambo make ntaho gihungirwa uretse mu mva. Yego. Icyaha cya jenoside nta hantu namwe wagihungira uretse mu mva. Yashize imyaka 31. Yego. Ntayujye ubona bazanye umuntu mu dupingu Interpol imuzanye. Reka mbanze nkubwire ko witwa Omega Pacific. Ujye umwumva? Yavutse muri 49. Umuntu wavutse muri 49 afite imyaka ingahe? Umusaza. Afite imyaka 76. 76. Urabyumva? Imyaka 76 none niyo Omega afite. Umusaza. Ni ingenga bitekerezo yigendera. Ariko ntumva iyo myaka afite wakwereka amaze imyaka 31 aroga abantu. Atoza abantu imyaka guhera ku myaka ye 40. Yakoraga ibikorwa byo kwangisha abantu u Rwanda. Ibaze mu myaka 40 mu myaka 30 abantu bose bamuciye imbere. Wereka twemere ko ashaje muri iyo myaka. Ariko wibuke
icyaha cya jenoside nakubwiye ko ubuhungiro bwacyo ni bumwe ni mu mva mu gihe cyose agihumeka ngira ngo ntabwo aruta Felicien Kabuga nubwo bamusanganye ibindi bibazo by'ubuzima byo mu mutwe n'ibindi n'amatiku n'ibiki no kugenda bagira gute bya bindi byabo bagenda bafika bafite myinshi cyane ariko nawe waramonye ko ari imbere yo gutabera nurebe ikintu cyiza yego aba bantu bose baba bari mu mashyamba ubuzi ko utarijanditse burigira ngo muri jenoside urataha ukagenda bakajya bakujyana imutobo hari kukarabya mu muri ko kuri kwa mbere Yego. icya kabiri nawe hatitawe kukumeze kuvuka ku cyo wabayeho kuko byanze niba nta ruhare wigeze ugira ku kibi cy'u Rwanda ngo wijandike muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994 taha uzufatanye n'abandi kurwubaka waruvuze kuri Omega bita nibuka ko u Rwanda yavuze ngo azagarukamo ngo azarugarukamo nta mututsi numwe urabona urwo Rwanda azarugeramo ahubwo se reka nkwereke noneho sibyo urwo ntirushoboka ni nkaho yakavuze ngo ngiye ndagiye akazahene nzarinda mfa ntagarutse ugazagwa ishyanga ubundi we nibyo yaravuze ariko rero noneho icyo ngicyo kubera ko kitabaho kitanashoboka gishingiye ku kwibeshya n'ivangura rirenze n'ingengabitekerezo irenze ukwemera ubu ngubu nona uwafata Omega akamubwira ngo Omega nona agashya ufite ikintu nona ufite ugiye kujyana mu Rwanda cyangwa uzakora mu Rwanda nugerayo ubu ikintu yavuga ngo ikintu cya mbere ndi bukore no kwica abatutsi bose u Rwanda rugasigaramwe abahutu gusa umva icyo kintu afite mu mutwe ubwo nicyo yaza kuko urumva ko arifuza kuruzamo ari urw'abahutu gusa ariko urabizi ko iyo ngengabitekerezo bavanye mu Rwanda ari nayo bakomezanyije ahubwo se urwo Rwanda ruracyabaho nta Rwanda rw'abahutu ruhari nta Rwanda rw'abatutsi ruhari nta Rwanda rw'abatwa ruhari mu Rwanda rw'abanyarwanda urabyumva ibyo byose barimo rero ni ukwibeshya noneho rero wowe nk'uko ari kubivuga ayo mazina 25 yashyizwe ku rutonde rw'abantu bari gukora ibikorwa by'iterabwoba ni nk'ibyihebi harimo n'amazina koko dusanzwe tuzi n'uri kuvuga Omega ni nimero 2 hariho hano rwose ntariho se ntago yaburaho umva igitangaje rero cyane acanze abantu ariko nyiragira ngo ibintu tuze kubiganiramo neza tubigendemo neza kuko ndashaka kubitaturaho neza Sam igihe kirageze ngo abantu batangire gukurikira ntureba urwo rutonde rwageze kuri ba nyirarwo induru zavuze ntuzi ko ari abantu bajyaga bikomeza bigira gute ntuzi ko abenshi batari no muri Kongo abenshi ntabwo bari muri Kongo ntabwo bari muri FDLR bagiye gutsinsura hariya muri Kongo abenshi bari mu mahanga ariko turaza no kubabwira abantu bari bandi bafite n'ubwene gihugu bw'ibindi bihugu yego sibyo ariko papa kubera iki noneho bakozwemo bakavuza induru kuki bavugije induru kandi bafite ubwene gihugu bw'ibindi bihugu yewe bari iyo hanze ariko ubwoba bwabatashye batunaraye ngo ibi n'ibiki turebe ibi bihano bafatiwe ingaruka ziraza kuza nizo ngira ngo kugenda tuzigeramo kandi ubwo ni nazo ndi kugenda nataka ndagira nkubwire ko hari umwe muri bo witwa ngo ni Professeur Kambanda ubwo bamuzi baramuzi yababwiye ngo igihe kirageze ngo abantu mwese mwita opposition FDLR RNC FLN n'abandi igihe kirageze ngo mugire cyangwa se ngo bagire ubwenge kubera iki yafashe urwo rutonde ruri aho ngaho arangije asangaho ba Rudasingwa Theogene bakoranye n'iyi guverinoma iriho mu Rwanda asangaho ba Kayumba Nyamwasa bakoranye n'iyi guverinoma iriho mu Rwanda n'abandi bakoranye n'iyi guverinoma ariko anasangaho abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 mu magambo make yarebye rwa rutonde we ngo arusangaho abahutu n'abatutsi uri kubyumva ikintu cyabakubise ngo yarusanzeho abahutu n'abatutsi ahita ko sasa aravuga ngo none nimba uru rutonde rw'abantu bagizwe ibyihebe na leta y'u Rwanda ruriho abahutu n'abatutsi abakoranye n'inkotanyi n'abakoze jenoside mukaba mwisanze ku ruhande rumwe cyangwa ku rupapuro rumwe mwese mushakwa na leta y'u Rwanda none mwebwe ngo aho bari mu mahanga bo nta kindi bashyira imbere n'amoko
ngo abatutsi ntitwakorana nabo, abatutsi nabo ngo abahutu ntitwakorana nabo, kuko ngo izo opposition ngo zirimo opposition y'abatutsi ngo na opposition y'abahutu. ngo bakubwira ko Kayumba ya joininze FDR. Ngo ariko bo noneho hagati yabo rero muri opposition ntabwo babyumvikanaho, ntabwo babyumva kimwe. Ngo bo ngo bicaguye nk'abatutsi ngo n'abahutu. Arababwira ngo rero mwebwe bamwe bakibonamo abahutu, abandi bakibonamo abatutsi muri opposition. Ati nta kintu na kimwe kizabagizaho, ngo ikintu cya mbere ngiye mvumbuye muri ibi bintu nuko tugomba kwadopta systeme za Kagame. Turi kumwe? Uri kumva? Ngo bagomba kwadopta systeme za Kagame. Ngo nizi ngo Kagame ngo murabona ko mwese ngarabafashe abakubitira mu igunira, mwese arabafashe ngakubita mu gatebo kamwe, baba ngo abantu b'abahutu n'abatutsi mu gatebo kamwe, mwese abagize ibyihebe muri hariya. Ngo ariko mwebwe ngo murashaka kumurwanya, mwiciye mwe bice, ngo bamwe ni abahutu ngo abandi ni abatutsi. Kandi koko twebwe hano mu Rwanda turi mu Rwanda rw'abanyarwanda, gahunda ni iyihe? Ni ndi umunyarwanda. None u Rwanda mu baruhemukiye, u Rwanda biragaragaye ntabwo u Rwanda rwahemukiwe n'ubwoko. Turi kumwe? U Rwanda ntabwo rwahemukiwe n'iki? N'ubwoko. U Rwanda rwahemukiwe n'abaki? N'abanyarwanda. Bivuze ngo n'iriya list u Rwanda rwashyize hanze ntabwo ari list iranga ubwoko cyangwa se irangwaho n'ubwoko bw'abantu runaka bavanguwe mu bandi. Oya, uvuga ngo ikigushyira mu mutwe w'iterabwoba ntabwo ari ibikorwa, ntabwo ari ubwoko. Uri kubyumva? Aka kantu rero kahise gafata opposition karayiterura kayikubita hasi. Bahise bavuga bati uyu ni umutego, iki ni igitego leta y'u Rwanda idutsinze giteye ubwoba, kuko ubundi bari kugira ijambo iyo basanga rwa rutonde ruriho abo bo bita abahutu. Ariko Sempa waretse nkabwira abantu aya mazina, none jya wagaruka kuri ayo mazina, niho bahita ukambwira abantu aya mazina kugira ngo barahita banabyumva, muhite mwumva ibikorwa byabo. Abo bantu nimero ya mbere ni Lieutenant General Gaston Iyamuremye, perezida wa FDLR. Kabiri ni General Major Pacifique Ntawunguka, Mega nyine General Omega, umuyobozi wa FDLR Foka. Gatatu ni Colonel Sylvestre Sebahinzi, umukangurambaga ukomeye wa FDLR. Nimero 4 ni Major Alphonse Munyarugendo, umuhuza wa FDLR mu karere ka Sadeki. Gatanu ni Faustin Ntirikina, uyu afitanye isano na FDLR. Gatandatu ni General Major Antoine Hakizimana, umuyobozi wa CNRD FRN. Karindwi ni Eric Munyemana, vice perezida wa FRN. Umunani ni Dr Innocent Biruka, umunyamabanga mukuru wa FRN. Icyenda ni Faustin Kayumba Nyamwasa, umwe mu bashinze RNC. Icumi ni Dr Emmanuel Hakizimana, umwe mu bashinze RNC. 11 ni Abdul Karim ari Nyarwaya, umutwe wa P5. 12 ni Major Robert Higiro, umutwe wa P5. 13 ni Frank Ntwari, umuhuzabikorwa wa RNC muri Afrika y'Amajyepfo. 14 ni Inyasi Rusagara, umuvugizi wa RNC na P5. 15 ni Jean Paul Turayishimiye, umwe mu bashinze RNC. 16 Jean Paul Turayishimiye agira na YouTube channel. 13 Gaspari Musabyimana, umucuruzi ushyigikira FDLR. Uwo nawe afite YouTube channel ikangurira abantu kwinjira muri FDLR n'ibindi. 17 ni Placide Kayumba, uyu afitanye isano na FDLR ndetse na P5. 18 ni Augustin Munyaneza, umunyamuryango wa FDU Inkingi, FDU Inkingi ishyigikira FDLR na Foka ndetse na P5. 19 ni Michel Niyibizi, ushyigikira ibikorwa bya FDLR na Foka na P5. 20 ni Jonathan Musonera, akusanya inkunga ya RNC. 21 ni Togene Rudasingwa, umwe mu bashinze RNC. Uyu nguyu yegeze anayoboraho umuryango wa RPF Inkotanyi. Inde? Uwo nguwo Rudasingwa Togene. 22 ni Major Jacques Kanyamibwa, FDLR, akusanya inkunga, nawe akusanya inkunga ya FDLR. 23 ni Thomas Nahimana, padiri, perezida w'ishyaka Ishema, umunyenzaha. 24 ni Christina Koreni Uwizerwa, pasiteri w'iki Christina Koremani Uwizera, ubarizwa muri
leta zunze ubumwe za Amerika. yego muri Denver ashyigikira FLN. ubu ni n'umupasiteri kazi. 25 ni Sylvestre Nduwayezu ukunze kwiyita J3 ahuza ibikorwa bya P5 na Road urunana. Yego. Ikigo rero bivuga ko ibihano birimo gufunga imitungo yabo, kubabuza ibikorwa by'imari no gukumira ibikorwa byose bishobora guteza iterabwoba. Yego. Urabyumvise? Yego. Wumvisemo abakoranye na leta. Umuntu yumva ibihano. Yego. Ubundi kugira ngo ubwo umuntu leta ibihuza tese ko Kongo yo yakatiye Kabila rwo gupfa akaba agenda yidegembye. Rero buri wese yabifata uko ashaka. None se uzi gutitira abo bantu bose usomye, uzi gutitira bari gutitira, uzi ubwoba bafite bw'iki? none se reka nkubwire RNC yonyine ibihano bibafite izenga uretse nkwerekeze ko biteje ikibazo. RNC yonyine yamaze gusohora itangazo. RNC yakabimba Nyamwasa muri South Africa yamaze gushyira itangazo hanze nayo ibihakana tireka reka baratubeshyera ngo ibi ngibi ngo ni ibikorwa bishingiye kuri politike, ngo ibi ngibi ngo ni ibintu biri aho ngaho ngo nuko turwanya gusa n'iki ngo niyo leta ya guverinoma y'u Rwanda n'iki ariko dushaka ati twebwe ibi ngibi bari kuvuga ku ishyaka rya RNC ntabwo ari byo ntitubyemera, ibi badushinja ni ibinyoma. Batangiye kuza kwiregura mu biki? ubwo no kuvuga ngo rwakundi uteye ibaze ko iyi sisora itangazo bateye ibuye mu gihuru icyo bahamije gise ko kiza kivuza induru nyine. Ariko sabo gusa nabare ba Gaspard bafite ama YouTube channel bavugije induru. Jean Paul Turayishimiye we yatangiye kuvuza induru no wakwereka ibiga yajyaga gukora ibiganiro ari kwisetsa, uri kubyumva? Yajyaga gukora ibiganiro ari kwisetsa cyane agaragaza ko ngo yagize ibintu yagize gute, none nawe birangiye yisanze ku rutonde. Akimara kwisanga ku rutonde rero yaje gukora ibindi biganiro afite imijinya myinshi cyane, noneho nta gatwenge, isura yahise yijima, bya bindi yajyaga yigira yicaye aho ngaho muri Amerika ari kugira byagiye hasi. Kubera iki biraza kubageraho izengaruka ni kugira ngo bazijiramo. Yego, ingaruka ni nyinshi nkuko umaze kubyisomera. Imitungo yabo iragira ikibazo, hari iri mu Rwanda, ibikorwa byabo bya business biraza kugira ibibazo. We abo bantu mu byukuri abo bantu imitungo yose bayifatira iri mu kindi gihugu, abo bantu se ninde utari umunyarwanda muri bo? Ninde se ufite muri abo bose ninde utari umunyarwanda? Ariko bamwe bari baragiye kera barahunze. Bavuye he nyine? Bavuye mu Rwanda. Urakoze. No mu mahanga ngo nta kizabageraho, niyo mirwano yo kujya gutsinsura FDL ngo nta kizabatwara kuko bose ho bari. Ariko please wibuke ko iyo leta ikoze ibyo ngibyo, wibuke ko aya mazina yabo araza gushyirwa muri systeme za Interpol. Uri kubyumva neza? Polisi mpuzamahanga. Bisobanuye ngo buriya nuko bataza none hango babikubwire, ariko buriya bameze nk'ababaciye amababa. Kuko uwari South Africa yidegembyaga agahita ajya mu Burundi, akajya Uganda, akajya Congo, akajya Kenya, akaba yagenda akagiye ashaka hose, ajya akora flight z'ibihugu n'ubundi bisanzwe bibatera inkunga. Buretse gatoya wumve, ariko ubu noneho ibyo bihugu wumve ko bibaye byarasinye bifite amasezerano yo kuba biri muri Interpol. Wumve ko amazina yabo nuko bari muri systeme gusa. Uri kubyumva? Wumve ko ikijyanye n'ingendo zabo, amaviza yabo ebana, wumve ngo ubungubu uwidegembyaga wese uko ashaka, wumve ngo ubungubu izina rye rigiye kujya muri system ya Interpol. Ashobora kuviyo yarari yagera ku kibuga cy'indege yavuga amazina bareba muri system bagahita basangamo izina rye. Uri kubyumva? Ibi ngibi bya money transaction hari nko kuntu bashobora kuba ari abantu bohereza amafaranga cyangwa se uzi ko hari ukuntu bigenzurwa. Ibi bintu byose gutya we wabyemera utabyemera baba babaciye amababa. Kuriya buriya barabarangije, barabahemukiye, none ntibaza ngo babyivugira ibyo babakoreye. Ariko kubona byonyine izina ryawe kuba wicaye uziko riri muri systeme za Interpol, nuva hano ukagwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ukureba muri systeme gutya gusa bakarebamo, ntabwo uri burenga aho ngaho. Guhindura imyirondoro, ibyo byo guhindura imyirondoro byihorere. Ariko we no erega wagiye usoma ibice bafite amazina n'abagiye bageza ku mazina 5 bagenda bahindaguranya kandi bibuke hariho n'izina ryaho yavukiye na adresse zaho ari nonaha aho abarizwa, byose amakuru y'ubutasi arahari. Kuko mu kujya gukora urwo rutonde yashingiwe no ku makuru y'ubutasi.
uri kubyumva ubutasi buba bwakoze akazi. ni ibintu biriho bakakubwira ati we runaka uri hano nawe runaka uri hano nawe runaka uri hano kandi wibuke iyo bagushyize kuri uru rutonde ko bari kugushaka ukaba uri kubarizwa mu gihugu runaka bavuze icyo gihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi nacyo kiba gitonzwe urutoki uri kubyumva rero buriya nubwo abantu bashobora kumva ngo ese ubundi bwo ko batari bahari ko bibereye iyo bibereye ubundi bwo biraza kubagiraho izihe ngaruka none andi bashobora kwidegembya uko bidegembyaga ntabwo ibikorwa byabo bishobora kongera gukomeza movement nk'uko byari bisanzwe urimo kubyumva abenshi muri bo kandi nta n'ubudahangarwa bafite isaha ni isaha rero umunota ni umunota buri umwe muri abo bantu buri umwe muri bo wese isaha ni isaha umunota ni umunota yafatwa ari nabyo bimwe nakubwiraga nabo ubwabo muri bo hagati yabo kandi ari inyeshyamba n'ubundi bazabafata ese kandi bibera mu mashyamba ntabwo ari inyeshyamba please ntabwo ari inyeshyamba please abo ngabo batandukanye abo bantu batandukanye n'abo bantu bumva ba FDL abo ni ngabo aribo ba boss remember nanona wumvishe ko abo bantu harimo za RNC harimo za FLN harimo n'ibindi ariko bose bakakubwira ko bafitanye isano na FDL sibyo kandi urabizi ko FDL ni nacyo kibazo cya mbere cy'iki ni nabo umutwe wa gisirikari w'inyeshyamba wowe reka nkubwire uri strong buriya FDL nuyumva uretse ko byenda harimo FDL foka na FDL bira kuko harimo FDL umutwe w'igisirikare na FDL umutwe wa politiki ariko igituma nk'abo ngabo bakayumba Nyamwasa wumva baza bakiyomeka kuri FDL cyangwa bagakorana nayo urabizi ko Kayumba asanzwe ari umusirikare abo ba Theogene bagiye ari abasirikare inyuma yabo ngabo harimo abandi b'abapoliticiens uri kubyumva harimo abandi b'abapoliticiens ni ukuvuga ngo rero n'igituma wumva bose bafitanye isano na FDL nuko buriya n'uwashaka kubakoresha n'uwashaka gukorana na FDL ntiyakorana na FDL atari gukorana na bariya bantu kuko urebye neza kino kintu cyitwa FDL gihigwa muri Congo ni babandi bari hariya bakoreshwa na bariya bari Burayi bafite amafaranga bono no bakagenda bakajya bakoresha bakagaba bya bitero ku Rwanda kuri ibyo bibona ariko mu by'ukuri bariya iyo u Rwanda ubundi iki nicyo gikorwa cya mbere mbonye u Rwanda rukoresheje ikintu cyitwa target ya nyayo rugakora ibintu mu gihe kuki batabikoze mbere kandi ku gihe uri kubyumva urabizi ko kandi imbere n'ubundi aba bantu bose buri umwe nicyo naringiye kukubwira bagambira guhungabanya umutekano nanone byibuke buri umwe ku giti cyari ukuntu yari asanzwe ashakishwa n'u Rwanda ndagira ngo ubyumve ndetse bavuga ko Kayumba Nyamwasa yarakatiwe General Omega arashakishwa Rudasingwa Theogene the same abo ba Pascal babo ba Gaspard nabo nuko abo batuyishimire birirwa bakora ubukangurambaga bwa muri FDL n'ibindi n'imvugo mbi bagenda bavuga naho ubutegetsi bw'u Rwanda kandi bariya bose bazanye nta kintu baza kuvuga ngo baje guhera kuri zero mu Rwanda baje gukomereza ku by'u Rwanda rwubatse ni ukuvuga ngo bariya bose kuri yo babona nta kindi kintu basigaranye bafite bazana mu Rwanda uretse kuvuga ikintu bita revenge baza bakavuga ngo twica abatutsi bose ku myaka yose tumaze hanze natwe baraduhobagije bo niko bavuga twica abatutsi bose natwe tuyobora u Rwanda turabaho tubundi nta kindi kintu rero baba bafite bazanye uretse kuza kongera kwica abantu no gusenyura u Rwanda aho rwari rugeze mu gihe u Rwanda nta Rwanda rw'abatutsi rukiriho nta Rwanda rw'abahutu rukiriho ari nayo mpamvu uwo muntu nakubwiye Professeur Kambanda yababwiye ngo mwebwe muri opposition cyangwa se twebwe turi muri opposition nta kintu na kimwe nonaho uko mbibonye dushobora kuzageraho dore twese baraducucumye ati nta kintu dushobora kuzageraho twebwe icyo twimirije imbere ari amoko ari abahutu n'abatutsi ati nimba twebwe no Perezida Paul Kagame ari gufata abantu twari tuzi ko ari abatutsi bagenzi be bagomba kuba bari kumwe bakorana akadushyira ku rutonde rumwe nabo twese akatwita ibyihebe attention atuwe ntabwo akirebera abantu mu ishusho y'abahutu n'abatutsi ari kurebera abantu mu ishusho y'abanyarwanda atuba abantu bose yabashyize kuri iyi list imwe ni abanyabyaha bakoze icyaha kimwe ati rero natwe niba turi n'abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se turwanya u Rwanda ikintu cya mbere mbonye tugomba kwikuramo ni ikintu bita amoko ngo kuko ntiyatuma dutsinda ngo none se ngo natwe muri opposition tubaye tutumvikana tubaye tutavuga rumwe ngo ngewe ndi Kayumba Nyamwasa sinavugana na Nahimana Thomas hari ikindi gitandatu kitarya n'ibera by'ibigarasha cyahoze muri RPF cyahoze ari umusirikare gikora ibikosa kirangije kiragenda noneho bamuzanye mu kiganiro kugira ngo bamubaze uko abyakiriye
ashwana n'umugore wari uri kumubaza akamubaza ati ngo kagatsiko k'i Kigali ni iki n'iki, akamubwira ati ariko ibyo uri kumbwira by'agatsiko k'i Kigali basohoye lisite, ibyo by'i Kigali utangiye ubinzanamo gute? Zana ibya Gaspari bamaze gushyira kuri lisite, uzane n'ibya baturayishimiye bashyize kuri lisite y'ibyihebe, aba ari byo mvuga aho ngewe sindi kuri lisite y'ibyihebe, ubwo ngubwo kuza kumbwira ngo ibyo bintu ngeze niyo lisite y'ibyihebe bari mvuga, kandi yarazi ko asanzwe abavugira. Nawe icyo kiganiro nticyarangiye bahise bashwana baravuga bati ngo mwabyumvise ngo n'izi nkotanyi ziri hanze, ngo bari hanze ngo bahoze mu nkotanyi, ngo nabo ngo baje kutwiga ngo kuko ngo ntabwo turi kumwe, ngo batwereka ko ngo turi kumwe, ngo ariko ngo tugeze ahantu ngo tugomba kuvuga kuri za nkotanyi n'ibikorwa byazo, ngo ntibemera kuvuga. Urimo kubyumva, ugasanga rero bo nabo ubwabo hagati yabo ni ibibazo. Padiri Nahimana ubu ngubu ni igisambo, bamugize igisambo, ni ikintu cy'igisambo gitereye aho ngaho, cyagiye gifata abana kikagenda kibashuka kikabashingira ngo ama YouTube channel, yarangiza akagenda amakonte yayo akaba ari we uyabika, akazayirirwa yirira amafaranga. Abana batangira kugenda bamuvumbura, bamwe batangiye kugenda bamucikaho, abandi batangiye kugenda bamena amabanga ye. Ubu yagizwe igicibwa, ni umuntu uri aho ngaho kwirirwa arya amafaranga, n'utwo akusanyije twose akatwirira. Bamaze kumubona nyine nk'umupadiri pirate wirirwa yifatira amafaranga yirira yandi yishyirira ku mufuka, ariko mu by'ukuri ibikorwa byiwe bikabura. Bagera muri RNC ya Kayumba Nyamwasa bagasanga nayo ubwayo ntiyumvikana, ngo kuko Kayumba Nyamwasa nawe ubwe ntajya abasha kumvikana ngo nabo bahutu bari hanze. Ugasanga rero ni ibintu by'ibibazo. Ngira ngo hari uwo wumvise ngo ni coordinateur wa RNC ngo muri Afrika y'Amajyepfo muri za SADC. Abo bose nyine urabizi bakorera South Africa. Abo bose rero mu by'ukuri baraho bagiye, nabo ubwabo ntawuriho noneho kubazana, noneho akakantu leta ikoze kubazana bakabakubita kuri iyi lisite, ukwidegembya kwabo babaciye amababa. Uri kunyumva neza? Twari tumaze iminsi tuvuga ngo Kayumba ari mu Burundi, ntacyo, ubwo azakomeza ajyeyo nta kibazo. N'abandi abo ba Omega bose ngo baraba ni ukuvuga ngo mu Burundi ba Victor bivuga ko ariho FDLR yimuriye gendarmerie, babyiringiro Victor bose ngo niyo bari. Icyo rero icyo si cyo kibazo. Icyangombwa nuko nonaha baciwe amababa, nonaha ukwidegembya kwa gute babaciye amababa kandi bari mu mashyamba. Urambwira umuntu uri mu mashyamba kuri urwo rutonde wompaye, utazatravelinga kuri urwo rutonde umpaye, nta n'umwe uri mu ishyamba. Omega nta bari mu mashyamba, wabyihoresha wabyihoreye. Omega ndijo bundi ntibaba we wabyihoreye ko bari mu zasarambwe n'izamushije Omega mwihorere. Omega mwihorere. Omega uziko Kinshasa idafite Omega, uziko buriya ari we mugabo w'ingabo za Kongo Kinshasa uhishwe. Omega buri ugatekereza ko Kongo Kinshasa yakwikuraho Omega. Ndagira ngubwire niba warakurikiye ibi jabone ni haso itangazo ngo baratashye, niba warakurikiye iby'intambara ya FCM 23 na Kinshasa, nimba warayikurikiye neza, hari ikiganiro Oscar Barinda umuvugizi wa FCM 23 wungirije mu bya politiki, yego, hari igihe yegeze avuga ngo nanjye ubwanjye ndi mu bazengurutse indake yande ya General Omega, nta murambo we nabonye. Ngo yigiyemo aramubura, yayigereyemo agira ati aramubura. Buriya yari atanze ubutumwa bukomeye cyane, yaratanze ubutumwa bw'uko General Omega arahari, turi kumwe, ahubwo aho ari niho batari bazi. Bisobanuye ngo ubwo bari kwegera aho yarari, Omega mu bahunze nawe arimo, ahubwo yahungiye General Omega nonaha ari. Ikindi nakubwiye ko afite imyaka 70, babiswa ngo bamwishe. Nakubwiye ko afite imyaka 70 n'ingana n'itandatu y'amavuko nona. N'umusaza yicaye ahantu hamwe, nicyo yakora ni komandoma. Uri kubyumva? Ubwo rero we byihorere. Icyari we ubu ngubu General Omega nonaha amakuru ahari ntabwo wamubona kuri front line, ntawe wabona kuri front line. Abizi kandi ngo yarari Kanyamahoro, ariko abo yasezemo ingengabitekerezo, abasemo ingengabitekerezo nonaha ari no gukoresha nonaha. Ntabwo ushobora kugira icyo bakora utaraca amababa Omega, kimwe nuko ushobora gufata Omega nonaha bariya bose yari yaratoje nabo yagize gute ukabura barangije. Ubundi iyi niyo kata, ibi nibyo byo niyo bano bose uri kubona bari muri Kongo,
bose bari muri Kongo ufasha aba bantu 25 urwo rutonde rwonyine urufasha aba bose abari muri Kongo bira 300 biri muri Kongo bose bajya bicyura umwe kuko icyizere cyabo gishingiye kuri aba bagabo kuri urwo rutonde rw'abantu 25 naho ngaho gishingiye we ubifate gutyo gusa. Igisirikare ni ikintu kiba cyubakitse mu byiciro bose nta bantu bari bagure FDLR bagiye bagira bapfa abandi bagataha FDLR igakomeza. Reka nkubwire niba ugisoma amateka neza y'u Rwanda niba ujye ubyumva neza ujya wumva akantu kaba karabaye Fred Gisa Rwigema amaze gupfa. Biriya y'umugaba w'ingaba agiye sha uretse amahirwe yabayeho uretse amahirwe amwe yabayeho karugamba kazi intore zirusha intambwe ikavuga ati aya masomo yanyu hano muri Amerika mugumane ibyo bitabo hariya mugani wawo ni ngo kwisha yarangiza akavuga ngo kama kufa ni kufa ni kifa ni takufa tu lakini ni lazima nikomboe nchi yangu. Akaacha vyote akarejea Rwanda akaanza vita sasa akawa mkombozi. Umuntu yoboye urugamba we abari ibindi bishatse kuvuga ngo babitse password nyine nicyo nanishaka kukubwira bishatse kuvuga ngo buri abo bantu 25 niwo mutwe w'ikintu cyitwa FDLR. Birahurira ese ko RNC yabakayumba ni iyi mitwe yindi soma neza yose igi hari we ubanze wumve ko ari RNC ariko ubu none mu byukuri iri kuzira gukorana na FDLR. RNC yose nta bikorwa yigeze igaragaramo by'iterabwoba y'ubwayo irabifite y'ubwayo irabifite ndetse n'abayobozi bayo baranabizize kuko baranakatiwe kugeza kuri Kayumba Nyamwasa ariko noneho barenzaho no gukorana n'umutwe w'iterabwoba wanakoze genocide mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo nakabi hejuru ya kandi nishyano hejuru y'irindi nicyo gisobanuro cyabyo. Ni ukuvuga ngo hano ikibazo gikomeye ushatse kuvuga ko ikibazo gikomeye ari FDLR mu magambo make warusanzwe ufite ibibazo noneho wijanditse no mu bindi nta taniro n'ibi bya Tshisekedi yisanganiwe ibibazo by'imbere mu gihugu ariko nawe ubwe arimo kwiyicira abaturage. Rero kubusanganwa ibibazo warangiza ukanabyiyongerera icyo ni ikibazo cyawe rwose. No kubona rero aba bo muri RNC ubwayo yari ikibazo n'abayifonze ubwabo bari ikibazo erega nabo ubwabo ntibumvikana. Ugira se ngo RNC irumvikana y'ubwayo nayo yarashwanyaguritse utagira ngo none se bagiye baza bose biyomeka kuri FDLR gute nuko utundi dutsiko rwose twagiye tugerageza kwiyunga hanze twagiye dushwana kubera inda nini. Ubundi how strong FDLR is FDLR is strong ku buryo bungana gute ideology ingenga bitekerezo mfite kandi ingenga bitekerezo umuntu ajyana nayo ariko noneho ntibirangirira kuri iyo ngenga bitekerezo kuri generation to generation yego ariko noneho ntibirangirira no kuri iyo ngenga bitekerezo gusa no mu bikorwa barakora bisobanuye iki hari ingenga bitekerezo iri gushyirwa mu bato bari kuvuka ariko hari n'abakuru bahari bari mu bikorwa bari kwapurika babandi bato bakabareberaho. Noneho mpuriza iyi mitwe yose n'aba bantu basizwe ku rutonde abashyizwe ku rutonde bose bahuje bafite ingenga bitekerezo imwe yego niyo gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. None se nka Omega uvuga kazagaruka mu Rwanda nta mututsi urimo azaba yabisha azaza barimo abice ariko ntabwo uri kubyumva neza barimo we rero icyo azakora azagaruka aje kubica namara kubica akabamara akabe none arahuza ute na Kayumba na Padiri batariyo ntuza bafite bose ikintu cya mbere bahuriyeho bose ugukura ubutegetsi ikintu cya mbere bahuriyeho ni ugukura ubutegetsi buyobowe nande na Perezida Paul Kagame. Noneho batangiye kuzana n'indi propaganda ariko byose ni ibintu bagenda batekererwa na Kinshasa. Bazanye indi propaganda bati twebwe nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Rwanda ngo ikibazo tugifitanye n'ubuyobozi bw'u Rwanda regime pa abaturage
ngo ubutegetsi ariko noneho ubutegetsi badashaka ni ubutegetsi bukuriwe na perezida Paul Kagame, bivuga ngo ni uguhera kuri perezida Kagame n'abandi bakorana. Kandi uburyo bashaka gukuraho perezida Kagame bashaka kumukuraho bakoze intambara bamenenya amaraso. Noneho nawe nimba uzi ubwenge, umuntu uje gushaka perezida mu gihugu ngo amwice ajya kumugeraho hapfuye abaturage bangahe? Bivuze ngo ubwo uko kwaba ari ukwibeshya no gushaka donc bafite imitekerereze ya mbere ya 94 ni ya propaganda ya Tshisekedi yo kuvuga ngo tekereza abantu bavuga ngo twebwe turashaka kwica Kagame tunamukure ku butegetsi ngo ko dukunze abanyarwanda ngo kubera ko dukunze abanyarwanda ngo kandi abanyarwanda ngo nta kibazo bagize. Nyagasani ahubwo se mwebwe mushaka gukuraho Kagame ngo kugira mukore ubwo butegetsi mushireho ubundi ariko ngo abanyarwanda bo baguma ari babandi ubwo bita ko ari bwiza oya mwebwe Tshisekedi nabo bakayumbana ni mwebwe muzi umuntu ubereye abanyarwanda. Noneho Tshisekedi ni uzi mu perezida ubereye abanyarwanda yagiye mu mitima y'abanyarwanda abona ko abanyarwanda donc hari ibyo badashaka ubu none abanyarwanda bose Tshisekedi ubu niwe munyarwanda mukuru. Tshisekedi nona ari mu mitima oya no oya si mu mitima none aha niwe munyarwanda mukuru. Donc abanyarwanda bose bose bari muri Tshisekedi imbere kubera ko Tshisekedi bari muri Tshisekedi imbere. Tshisekedi kandi arabakunda cyane. Tshisekedi arifuriza abanyarwanda ibyiza gusa kubera ko yifuriza abanyarwanda ibyiza gusa. Rero Tshisekedi we yishize mu mwanya w'abanyarwanda, we agiye kuza abakuriraho Kagame amwice noneho abazanire undi muntu noneho bashaka kandi bakunze cyane. Donc ni uwo Tshisekedi. Tshisekedi niwe munyarwanda ukunze abanyarwanda cyane ku buryo agiye kubashakira n'ugomba kuza akabayobora. Noneho icyo gitekerezo kiza cya Tshisekedi akagenda akagihuriza ku muntu witwa le président à domicile Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Kavuga ati ngiye umuntu wese uzaza ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ngenza uzamufasha utifashije nawe. Dore umuntu ushaka gufasha abantu bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ni Son Excellence Evariste Ndayishimiye wakubiswe na AFC M23 zitagera no ku 3,400 none se guturuka Goma bamanura bakaritasi babakubita paka kavimvira babinjiza iwabo. Uwo ngo niwe none se urakeka ko n'ubundi icyo gihe bari kubakubita babirukansa. The aim was Rwanda. The aim was to attack Rwanda, not AFC. Uba intego bari bafite kwari kugira kwari gufata u Rwanda. None se reka bari gufata u Rwanda baturutse Sam bari gufata u Rwanda baturutse kuvuga ngo hariya igoma iriya mitwe yose yari yagiye ku murongo umwe ariko FDLR babasize imbere. Yego biritwa ko ari abanyarwanda bari kujya iwabo. Yego ino mitwe ino coalition yose yari irigoma yose imbunda zayo zari ziri kureba mu Rwanda igiye kuza iherekeje FDLR. Yego urumva mu kiganiro ejo nagiranye n'umuvugizi wungirije yaranshushanyirije. Ubwo ni bari bafite ntuze 6 FDLR irimo hagati. Yego iri imbere Wazalendo, FARDC, Abarundi, Tanzania. Yego abo bose intego kwari kugira ute kwari gutera u Rwanda. Garuka nkubaza abo bose bari baje gutera u Rwanda bigenda bitese bakubiswe nande? Bakubiswe n'inkuba itafite amazi. U Rwanda rero ruratera. U Rwanda rwakoze icyo bita icyo bahora basobanura rwasize ingamba z'ubwiri. umva ngire n'akantu nibwirira abantu sawa. Iyo kirageze kwanza tujye tubwira n'abantu bagira ibyo bimenyera cyabigi. East Africa sinzi ari nduzabikora ariko East Africa yari kwiye kwandika igitabo. East Africa yari kwiye kwandika inkoranyamagambo si igitabo gisanzwe ni inkoranyamagambo ikagira aho yandika amagambo
mashya amaze kuvuka muri East Africa, amaze kujya mu mitwe y'abantu kugeza nubwo abantu batangiye kuyakoresha mu buzima bwabo busanzwe, yazanywe n'u Rwanda, noneho East Africa yose ikaba yaramaze kuyadota. Imbere y'iyi ntambara ntabwo East Africa hari umuntu n'umwe wari warigeze acisha cyangwa wari uzi ikintu cyitwa defensive measures. Kini cyambere. Mbere y'iyi mirwano nta muntu wari uzi ko hari igihugu cya hano muri Afurika y'Iburasirazuba gishobora kuba gifite air defense system cyangwa cyamira ikindi gisasu. Ibyo byose barabibonye. Nta muntu n'umwe wari uzi ko Goma ishobora gufatwa irimo ingabo z'ibihugu birenga 5 zikamanika amaboko mu gihe gito. Uri kubyumva? Barabibonye n'amaso yabo. Ibyo byose babibonye bari guhangana n'abantu bitwa AFC M23. Turi kumwe? Rero icyo si cyo kibazo. Pe birashoboka ko ibi bintu abarundi na Tshisekedi n'abandi bose babonye hariya, birashoboka ko byari imiyaga, ariko reka mbahumurize, niba byari n'imiyaga inkuba ziri inyuma. Bibaye byari imiyaga inkuba ziri inyuma, kuko uramutse wizeye neza ko ari AFC yakoze kariya kantu, biramutse bibaye u Rwanda papa mbo uretse ko byo wumvishe ari speech ya His Excellency mu minsi yashize ariko bivugaho uvuga ngo intego yabari abantu bose bari kurwanira Goma, ntago kwari kurwana na AFC M23, kwari gutera u Rwanda. But yaravuze ngo go and ask them what happened. Ni isomo bongena igihari nuko nibuka ko hari agatambara k'umweru kamanitswe bari eskari barinda karamanitswe ngo umugabo w'ingabo za Tanzania yari kuvuga ngo tapiga kunguru wa kwanza kisha tupiga wa pili ngo yamusanze yamanitse ngo dutama agatambaro k'umweru. Reka nkubwire, uribuka uwo mujenerali wavuze ibyo bintu niwe musirikare wenyine wa Tanzania wanyuze ku mupaka w'u Rwanda na Kongo n'amaguru, asatswe baranamusaka, amashusho arafatwa arasakazwa. Bo mujye mureka gukinira n'ibidakinisha. Rira nisomo uwavuze ririya jambo ni nawe musirikare wenyine wa Tanzania waciye ku mupaka agasakwa, bose babibona n'amashusho agashyirwa hanze. Abo yari yaje kuriye ba Tanzania bose nta wigeze babona, batashya amahoro. Ariko kare akantu yagombaga kukazira konyine, yagombaga kugira gute, kandi koko twaramubonye. Icyo ngicyo sicyo nshaka gutindaho, ahubwo jewe umuzungu rutuku umuhungu waje biringoma ari kuvuga ati kwikwiri uzara amashusho ya kwikwiri biriya biboro nabyo ese ugira ngo byari byarangira no gufata umuzungu kamugoro n'abandi muraje mu mabone Samu. Oya ntanzire zongera kubaho mu Rwanda. Wumvishe ambasaderi atarabwiye Kongo yarababuriye mubazanye waretse n'iki shaka Olivier Nduhungire yahagamye abakongomani. Ejo noneho bari basohoye igitangazo ngo Perezida Paul Kagame ngo yamuhagaritse ngo hari ibintu ngo yakoze nabi, ngo hari ibintu ari kubazwa. Noneho Patrick Muyamenya ari wabikoze kuko niwe wa mbere uhangayikishijwe na Olivier Nduhungire, yaramuhagamye burundu. Nubwo ibitangazamakuru byose byo mu Rwanda byakwicecekera, nubwo abantu bose bavuga bakwicecekera, Olivier Nduhungire wenyine agapostinga kuri X, Kongo yose umutingito uhita tsunami nihitiza muri Kongo yose. Noneho bo no kwandika Nduhungire he ntabyo bazi, ndahunguruye uri kubyumva. No muri yo editing bakorera iryo tangazo bagiye gushyira hanze, kwandika Nduhungire he wapi. Donc yarabahagamye ku buryo ababereye virusi no mu bwongo, no kureba byibura ku rupapuro ngo barebe uko babyandika, banababyandika bari kubikopera ntibabishobora kuko yarabahabije. Igihari rero igihari nona sha noneho bihumiye ku mirari. Twabonye ko ejo ndi basinye muri declaration de principe ya Dohana AFC na Kongo Kinshasa, twabonye ko basinye ibivuga yuko noneho
bagiye guhagarika imirwano ahubwo hagiye kujyaho itsinda rihuriweho rizaba rigizwe n'abanyamerika, abanyekatari, abakongomani n'abo muri AFC M23 rigomba kuzajya rigenzura ku mipaka ya AFC M23 no ku mipaka ya leta ya Kinshasa kugira ngo barebe utangiye imirwano, niba ari AFC itangiye ishotora FRDC cyangwa se niba FRDC itangiye ishotora. Ubwo ni bwa buryo bwo gushyiramo zone netre mu hagati, ariko iyo zone netre ikajyamo ingabo zihuriweho n'abakora surveillance yo kureba uburyo byubahirizwa. Bivuze ngo cya kintu cyo kuvuga ngo AFC M23 kuva mu bice yafashe nta kigihari, ahubwo igihari nonaha no kureba uwendereza undi, ninde ugiye gushotora undi mu bice byiwe yibereyemo, CCRF cyangwa ceasefire cyangwa sagahenge, ninde ukarenzeho ese ni leta ya Kinshasa cyangwa ni AFC M23 n'abazarendo. Papa wanjye abazarendo baraye batangaje ko biriya ngo bitabareba, ariko abazarendo wibatindaho, abazarendo bihorere, so kurasa rumwe se bagahita barangiza bari baje bose, icyo ngicyo cyo kihorere. Ahubwo ngenda gira nkubwire ngo amaherezo surumva yaza kuba ayahe muri Kongo. Rero sindakiza ko bagifite n'umutima noneho wo kumenya n'ibiri kubera ku rugamba. Urwo Joseph Kabila Kabange yatangije rwonyine ntabwo ruri butume bahumeka. Ese Kabila afunguye ishyaka ridasanga irindi yarafite, yarasanganywe ishyaka ryitwa PPRD, yarasanganywe na FCC, ariko ibyo byihorere, ibyo ngibyo se yarabiseshe na leta yabitesheje agaciro na leta ya Kinshasa. Ubu rero agiye yaza ubundi ntuzi ko batangiye bavuga ngo ari muri AFC M23. Ntubibonye se ko ku mugaragaro agaragaje ko atari muri AFC M23? Yego, ntubibonye ayise ko hubwo erga umva aho bikomereye. Joseph Kabila Kabange yahoze ari ni former president, ariko wibuke ko na Augustin Matata Ponyo ni prime minister wa Joseph Kabila Kabange, ari mu bo bashinga nyira movement ya Sauvons la République démocratique du Congo. Rero kubona uwari president n'uwari ministre w'intebe n'abahoze ari abaministre, hari n'abajenerali bagiye kuza kubiyungaho mu kandi kanya muragenda mubyumva. Iryo shyaka ubu none ubundi Tshisekedi uzi biriya bigambo byose agenda agavuga yidegembyaga nta opposition yari afite. Martin Fayulu yaragiye ajya kumusaba imbabazi amera nk'umwiyunzeho. Adolphe Muzito we yanamugize ministre wa budget muri Kongo. Martin abangaba ba Bertrand Bisimwa bakatira uko gupfa. Sultani Makenga nuko, Corneille Nanga nuko, nta na gahunda afite yo kuganira nabo, nta na gahunda afite yo kubakuriraho ibyo bihano. Bisobanuye ko ibyo bihano ntibyanagakwiye kubaho, kuko sinumva ukuntu Sultani Makenga, Corneille Nanga bajya kwicarana n'umuntu ngo bari mu biganiro rero bakatiye urwo gupfa atarakuraho icyo gihano. Ibyo byo ntari byari bihari. Bivuze ngo Tshisekedi yari yemerewe none kwicara akegamira akagereka akaguru ku kandi, kuko na Vitali Kamere wari warabangamiye ihindurwa ry'itegeko nshinga yaramaze kumukuraho. Ubu none rero Tshisekedi yararareze hahandi yagombaga kuvuga icyo ashaka, agakora icyo ashaka, abantu bose bakabyumva gutyo, abantu bose bakabyakira batyo. Ariko ubu none tuvugana ntabwo ariko bikimeze, kuko ubu none iri shyaka Sauvons la République démocratique du Congo rishinzwe na Kabila n'abandi bose rigiye kumukakabiza, kandi koko ubwoba bwaje. Ishyaka nta gisirikare rifite, ubwoba ibyo byihorere. Wibuke ko iryo shyaka ryahise ko rifungura imiryango riravuga ngo n'abandi mwese mwari ishyaka cyangwa se mutavugaga rumwe na leta ni muze. Iyi ntiyaba ari inzira yo kwihuza na M23 noneho byanyabyo. None se nimba bafunguye imiryango turi kumwe, nimba bafunguye imiryango kandi bakaba bafite gahunda yo gukuraho ubwo butegetsi bw'igitugu bwa Kinshasa, ni nawo mugambi none AFC ifite. Urumva se badahuje intego? Joseph Kabila se aza ntabwo yinjiriye mu bice bigenzurwa na AFC M23 nk'umukongomani nk'uko bajya bemerera n'abandi bose bashaka kutaha bakaza, siko bimeze? Sawa rero. Ese reka nkubwira kandi kantu, uzi ko muri iriya nama yabereye i Nairobi hafatiwemo ikintu cyitwa resolution? uretse gushinga iryo shyaka hari n'ibindi byitwa amaresolution, ni imyanzuro yindi yagiye ifatwa. Wari uzi ko basohoye resolution niba ari nimero 2 muri izo resolution nenye niba atari 5? Uzi ko basohoyemo iya 2 ivuga ngo igihano cy'urupfu cyakatiwe uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, ubu tuvugana nonaha giteshejwe agaciro. N'uruhe rukiko
bitewe n'uko yakatiwe icyo gihano bidakurikije itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ibi byose bagiye bashingira ku ngingo ziri mu itegeko nshinga ntibashingire ku nzira zisanzwe zikurikizwa mu rukiko bakakubwira ingingo bashingiyeho. Twebwe nka Mouvement Sauve la République démocratique du Congo igihano cy'urupfu cyakatiwe Joseph Kabila Kabange turacyamaganye tugikuyeho. Abazakiguma n'abazakiguma nuko bashaka kandi nkuko bacyumva. Bagiye gukora agasizi ikindi barengejeho. Iyindi resolution nyuma yo gufata umwanzuro wo gushinga muvoma yitwa Sauve la République démocratique du Congo, dufashe umwanzuro wuko ugomba kuba president w'iyo movement ni Son Excellence Joseph Kabila Kabange. Bisobanuye ngo nimba ari ishyaka riri muri opposition koko ubudahanga ry'abakongomani, bisobanuye ngo iryo shyaka ririteguye mu 2028 kwiyamamaza. Turi kumwe ngayo ngo ushobora no kuzisanga ari IDPS ya Tshisekedi n'iri shyaka ryonyine, uretse ko hari n'andi makuru avuga ko Moise Katumbi nawe ashobora gushinga ishyaka, kubera yuko hari ikintu kibi cyabaye kuri Joseph Kabila Kabange cyo kwinjira muri Kongo. Yinjiriye hariya hari AFC M23, byahise bimugaragaza nawe nk'uwo arimo cyangwa se nka patro wayo, binatuma akatirwa rwa rubanza. Hari abandi rero bari kumujoyininga nyuma, ariko bahisemo kutamujoyininga kubera kiriya kibazo yahise agira cyo gukatirwa n'imitungo yigafatirwa. Hari abandi babyanze ko banze ko nabo bigenda gutyo, baravuga bati twebwe rero tuzigaragaza cyangwa se twiyaranje mu bundi buryo. Nibo rero ba Moise Katumbi, nibo babo niko bimeze, ku buryo ushobora kubona Moise Katumbi nawe azanye indi movement ikanakora ku ruhande rwa Moise Katumbi, ariko bafite gahunda runaka yo kugiye runaka bamaze kugera ku ntego zabo bashaka cyangwa se z'icyo bifuza. Bazagira bate? Bazihuza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu magambo make nuko nguko bihagaze muri Kongo nona. Ariko wumve ngo bapapye batitiye, hari abari babeshye ngo Joseph Kabila Kabange ngo nagera i Nairobi ngo Trump ngazahita telefona, ngo namara gutelefona telefone William Ruto ngo bahite bafata Joseph Kabila Kabange bamwuriza indege bahite bamudeployinga ikishasa ngo bahite bamufata ngo bebe baramufunze ngo bite yuko ngo birangira. Umva bakongomani sha abana beza cyane. Ariko noneho harakandi kantu ntabwo bajya biburira. Bavuze yuko ngo abantu bose bagiye gukorera inama bose muri Kenya ngo bose ngo n'abanyarwanda. propaganda zatangiye. Yego ngo n'abanyarwanda ngo bose ngo n'abakozi ba Kagame. Nicyo ngeke rero navuga. Yego ngayo nguko reka dushimire abantu sempa turaza komeza n'umundi kubagezaho amakuru mu kanya turi kubategurira. Reka ngushimire cyane ku mwanya, reka dushimire n'abantu baba baduhaye umwanya wabo bakabareba ibiganiro byacu, muraba agaciro cyane. Asante sana. Asante sana, turabakunda cyane. Bye.